inshuti zacu rero mwongeye kwirirwa, bantu bakunze kudukurikirana mu kwiga ikigande mu kinyarwanda, twongeye kubasuhuza nkwibutsa ngo wowe ushaka gukurikirana kwiga ikigande mu kinyarwanda, wowe kanda subscribe ukomeze ukurikirana amakuru yacu yo kwiga ikigande mu kinyarwanda. So rero ubu noneho tugiye kwiga kujya gusura. Urugero, Mukamana yagiye gusura kwa Bosco mu Rugande. Mukamana yagenzo ku cyara iwa Bosco. Wumve kano kantu neza, ugusura no gucyara. Mukamana yagenzo ku cyara iwa Bosco. Umve ngo gusura no gucyara, ako kantu uze kukumva neza. Hagati Bosco yabonye abashitsi kuva mu mujyi baza kumusura. Mu Rugande Bosco yafunye abagenyi baveyo mu tawuni babade bazokumucyarira. Bosco yafunye abagenyi, kubona no kufuna. Yafunye abagenyi, wibuke ko abashyitsi ari abagenyi, kuvuga ngo wabonye abashyitsi mu Rugande baba ari abagenyi. Bosco yafunye abagenyi okuva mu town. Bosco yabonye abashitsi kuva mu mujyi baza kumusura. Abashitsi ba Bosco bahageze saa 9. Abashitsi ba Bosco bahageze saa 9. Abagenyi ba Bosco batuse sawa 9 aho mu Ruganda. Abagenyi ba Bosco batuse sawa 9. Nongere nsubiremo, abagenyi ba Bosco batuse sawa 9. Kugenda cyangwa se kugera ahantu bavuga ngo kutuka, yatuse sawa 9. Wowe rero ubasha kudukurikirana, mbwira ngo buri munsi ducishaho audio yacu, kanda subscribe buri uko dushyizeho video uzajya uyibona, ubashe kwiga ikigande mu kinyarwanda, wowe ubasha kudukurikirana. Ngusaba we kanda subscribe, ibindi uzajya ugenda ubikurikirana, ukande subscribe kandi no kunzogera, ibindi uzagenda ubikurikirana uko tugenda dushyiraho message uzajya uhita uyibona. Sawa rero, wowe udukurikirana we kanda subscribe yonyine, ibindi uzagenda ubimenya.